icyo namaze kumenya uwandemye ankunda kurusha uko yikunda yanshiriyeho kuryoherwa n'urunubi rwiza mfite icyo namaze kumenya uwandemye ankunda kurusha uko yikunda yanshiriyeho kuryoherwa n'urukundo rwe rwinshi mfite. Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu aho muherereye hose, ndabasengeye. Oh glory glory glory, ndagusengeye ngo uhuzwe n'icyo usanzwe uri cyo, ndagusengeye ngo uhuzwe n'icyo usanzwe uri cyo, ndagusengeye ngo habeho kubyutswa mu muntu wawe w'imbere, ukomezwe mu muntu wawe w'imbere, ugendere mu butware bwose wahawe, mu ntsinzi yose ufite, ibyari urujijo bikurweho, umucyo ube mwinshi ku bikwerekeyeho byose mu izina ry'umwami Yesu. Dushimye Imana data wa twese uyu munsi ku bwiza bwe butarondoreka, ubwiza buhiniye mu cyo ari cyo, icyo Imana iri cyo nibwo bwiza, ubwiza buva mu cyo iri cyo, burasa imirasire y'umucyo ku byaremwe byose, ku buryo iyo neza ye ari nyinshi cyane 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 cyane, ikibazo kiba kimwe iyo umwijima utawumenye. Bwabe abantu iyo batabimenye bakaguma mu mwijima. Mu mujyo w'imbabazi z'Imana turi guhishura hano, zirenze gusa ngo urababariwe, ahubwo zikiza, zibitsemo ibishashi bikiza. Oh glory, zibitsemo ibishashi bikiza bya buri munsi. Imbabazi z'Imana zirakiza, ntaho zihuriye n'iz'abantu. Muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 8 aravuga ngo uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Biburanyaga mu mitima yabo bibaza ngo mbese uyu ni muntu ki arigereranyije? Ese hari undi muntu ubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Iyo umuntu atekereza gutya muri uyu mwuka w'abafarisayo n'abanditsi abigiraga ko ari abahanga, aba ni abanyedini bakomeye, bari mu nzego zo hejuru, batekerezwaho kuba bazi Imana kurusha abandi.
iki dini ryakoreye abantu mu myumvire yabo biratangaje. Ikintu bari gukesitiona hano si imbabazi z'Imana, oya, bari gukesitiona icyo Yesu ari cyo. Bari gukesitiona, bari gushidikanya, bari gupfobya ububasha kamere icyo ari cyo. Mbese ntibemera ko ari icyo ari cyo. Iki ni kimwe mu kinyoma cyagwiriye benshi. Bibwiye yuko ikibazo gikomeye ari icyaha. Kumbe baguye mu mutego wo gutakaza ububasha bwo kubona ububasha bw'umukiza n'ubukana bw'agakiza n'imbaraga z'agakiza, imbaraga z'imbabazi, imbaraga za Kristo. Icyo niwo mutego baguyemo. Bisa nkaho umuntu aba ari kuvuga ngo yega Imana irababarira, ariko ikiri kubaho ni ugushidikanya, ni ugusuzugura kuko utabizi. Kuko biravuga ngo ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana, biyangiye gukiranuka kwabo bituma basuzugura uko Imana. So iyo umuntu atazi arihangira, bigatuma asuzugura icyatanzwe cyangwa igihari. So imbabazi zarasuzuguwe. Ibyo utazisanga nka Gamariyeri wavugaga ngo muramenye mutazisanga murimo murwanya Imana. Uramenye utazisanga uri muhakana urwanya imbabazi z'Imana. Zingana iki? Wazishyira kuwuhe munzani? Wazipimisha iki? Ibitekerezo biciriritse bya muntu nibyo upimiramo imbabazi z'Imana. Ntubona umuhanuzi wahanuye Dawidi avuga ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose, ko byamurenze abona hashize hatagira itangiriro, azibona uyu munsi arangije aritegereza, azibona no mu gihe kizaza kitagira iherezo. Aravuga imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Utazisanga usuzugura imbabazi z'Imana, kuko ni agakiza iwawe, ni agakiza kuri wowe. Aba banditsi nicyo baguyemo, ngo baramurebye bati uyu ninde? Who do you think you are? Utekereza kurinde wowe. Ubwo bamubonaga mu ishusho y'ihese. Ikibazo rero wenda twavuga ngo bo ntibari bamuzi, wenda icyo gihe bari bataramumenya, yari ataranapfa ngo anazuke ngo nibyo bitangaza bidasanzwe bibeho. None se ikikwereka ko yari umwuka w'imitekerereze, n'ubwoko bwo gutekereza burandaranda mu myumvire y'abantu, bugendera bunakorera mu idini. Tekereza ko n'uyu munsi dufite ibihumbi n'amamiliyoni y'abantu bari imbere bakwiye kuba bazi neza, bandi utekereza ko babizi batabizi, bagisuzugura, bagikandagira ububasha bw'imbabazi ko zirenga ibihe, zitraversa, zitembera mu bihe hashize, uyu munsi n'ahazaza, ko ari iziteka ryose. Ibintu Dawidi yabonye mu isezerano rya kera, bakihangira imbabazi zabo zimeze nk'ubushwambagara. Izi mbabazi zitwa divine mercy, ni imbabazi z'ubumana, ni imbabazi z'ubumana. Tekereza ko ari imbabazi ziza ku bantu atari uko babanje kuzisaba. Yusiza abantu ugomba kubanza kuzisaba, ariko iz'Imana zo zaraduhawe tutaranazisaba. Ni nk'uko Imana yadukunze tutaranayimenya, tukiri abanyabyango Kristo yaradupfiriye. Imagine, nta nubwo izi mbabazi nizitegereza ngo umuntu abanza zimenye, no, zo ziraduhabwa. Kuzimenya wowe uzimenye nyine ko zihari kandi ko zatanzwe. Byuka iyorosore, uve mu gitwikirizo cy'ubujiji n'umwijima, ukangukire mu mbabazi ze zikiza. Wakira izo mbabazi by'iteka ryose mu mutima wawe, urebe uburyo uruhuka, ukinjira mu kiruhuko kandi cy'agakiza k'ukuri.
bashidikanyaga ku bubasha bwa Yesu bwo gukiza. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo kenshi abantu ntabwo baba bazi ngo barimo bavuga batse imbabazi ze n'iziteka ryose hashize uyu munsi n'ahazaza. Uramenya utazisanga icyo uri gukestion, icyo uri gushidikanya, icyo uri gukandagira ni Kristo. Ntabwo uri gukandagira imbabazi, uri gukandagira Kristo. Uri kuvuga ngo nta bubasha afite, uri kuvuga ngo nta bushobozi afite bwo kubabarira uyu munsi ejo n'ahazaza. Uri kuvuga yuko atanababariye, uri kuvuga yuko ameze nk'abantu, uri kuvuga yuko nta cyari cyo nk'uko ababanditsi ariko bamufataga. navuga ni kuri bo. Byanditswe byandikiwe kugira ngo dusobanukirwe, twige, tubonemo, twitegereze, dusesengure, dusobanukirwe. Yesu aravuga ngo niki gitumye mwiboranya mu mitima yanyu. He could see, so yarabibonaga mitima yabo. Bicyoroshye ni iki? No kubwira ikirema ntibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorera ingobyi yawe utahe. So kuri bo bumvaga wamukiza, yego mukiza gende rwose, ibyo ni ibisanzwe, ariko kubijyanye n'imbabazi is too much. That is only for God, exclusively for God. Izo mbabazi n'iz'Imana, ibyo ni Imana yonyine ibikora. What if none niba babariye, ese icyo si ikimenyetso? Niba mwari muzi ko ari Imana yonyine ibikora, akaba bivuze kandi akaba bikoze, mwe n'ikibiri kubereka ko atari umuntu buntu. Abafarisayo ababanditsi bari bahumye amaso, n'uyu munsi nk'uko abantu benshi bahumye amaso. Ntushobora gutinyuka ibyaha byawe urabibabariwe. Ndagira ngo mbibutse uyu mugabo wari uryamye hano hasi nk'uko nabivuzeho, ntabwo yavuze ngo Mwami Yesu mbabarira. Nkuko nakubwiye ngo imbabazi z'Imana ziraduhabwa tutaranazisaba. Again ndi kuvuga ngo nk'uko iduha urukundo rwayo zitaranarusaba, nk'uko itugirira neza tutabikwiriye cyangwa se tutaranabisaba. Tubona tutabikwiriye nako, naho mu maso yayo turabikwiriye. Ni nk'uko ituvushiriza izuba umunsi ku wundi tutabisengera. Ninde usengera buri munsi ngo izuba Mana ndakwinyiza ejo rizava? Kuki uzi neza ko ejo izuba rizaba rihari, n'ejo bundi n'ejo bundi? You see, uburyo Imana ikora bitandukanye n'abantu. None byaza ku mbabazi tukavuga ngo izozo zirapimwa ku irobo, ku kiro, ku nusu, biterwa nuko witwaye. Ibyo ubu se reba izuba uko rimeze. Do we really know God? Imana ni iki mu by'ukuri? You see, aba bagabo bari bazi ngo bazi Imana, ntayo bari bazi. Nizi mbabazi bari gutwerera ngo n'Imana yonyine ize, nabyo n'urwiyerero. Urabizi bamwidini ni bibi cyane, biguha amagambo meza. Uba ufite amagambo asa naho atunganye, ntugakabye, mbese ufite uburyo uhinahina amagambo yahindagura neza, ukumvikana koko wagezeyo, uri muri yo, wowe ni wowe ubizi gusa. Ukurikije amagambo uri kuva, kumva umuntu nta kinazi, ntacyo azireba. N'aba bafarisayo ababanditsi bari kwitegereza ko banditse byinshi ku mateka y'Abisirayeli, bari bazi amateka y'Abisirayeli. So baravuga buretse iyi ni uri Imana se? Ku Imana rero yonyine babara. So ukagira ngo ni abantu bubaha Imana cyane, byahebye ukajya bayubaha gute? Yesu yaraje aravuga mwanze kumva Mose ntabwo mwamwishe ko yavugaga ibyanjye, nge mwanyumva mute? Yesu yigeze kuvuga muri iyo hana aravuga ngo nge na data muratwanga. Abwira abafarisayo nge na data muratwanga. So mwe kwitwaza ngo ni ngewe, ngo muri kumpakanya, ngo muri kwemera Imana, ngo ariko mugahakanya Yesu. Reka dange muratwanga, ni Imana ntimuyikunda, ntimuyizi, ntimunayishaka. Ariko basonaga nkaho, byumvikanaga nkaho bayirwanirira. Again nicyo nkubwiye, iki dini rigukorera rigufasha kurwanya Imana wibwira ngo uri kuyirwanirira. Ibyo nibyo byabaye kuri Paulo wari Sawuli, yarwanyaga Imana, itorero, azi ngo ararwanira Imana. Bakundwa, reka amaso yacu ahumuke, amenye ubukana n'imbabazi bw'imbabazi z'Imana, ngo uzakire uruhuke. Shalom shalom. uwandemya